dore ha hantu nababwiraga. Dore iyi ni buwate nk'uko uri kureba. Dore iyi ni buwate turimo kubaka aha hantu. Iyi ni club dushaka gushyiramo hano hantu, urabona ko hataruzura neza ariko izaba ari club nziza cyane. Noneho ugiye kureba usanga aha hantu hafite ubuso hafi 2,200 burenga. Iyi ni buwate uri kubona aha hose bari kubaka, niyo nzu hepfo irimo. Dore inzu y'igisenge ifite ibyumba 10, sauna, massage na buri kimwe cyose. Ni ahantu heza cyane. Ubona ko ari ahantu heza. Hano byaba ari kontwari n'amatuwarete n'ibiti byose. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ariko mu matuwarete hirya, tuwarete ngizi zangaha muri buwate. Dore izi ni tuwarete zo muri buwate. Abagore n'abagabo karaba ibiki n'ibiki byinshi. Noneho reka tuzenguruke hirya mwereke n'ahandi ukuntu ibintu biba bihagaze. Urabona uko bimeze ni uku nguku. Noneho tumanuke, tugiye kumanuka kwa aya maesikariye nk'uko ubyabona, tuzenguruke gutyo neza uburyo gahunda zimeze. Iyi nzu ni uko ikwiye, ifite hafi ibyumba 10 n'amatuwarete n'urwanikiro iki byose nk'uko ndi kugutambagiza hejuru hariya. Tuzenguruke hirya murebe uko bimeze ni uku nguku. Urabona ko ari ahantu heza cyane, usibye buri kimwe cyose. Ni amatuwarete, aya ni ay'abagabo, ni mu bagabo. Urabona ko ari ahantu heza, ni mu badamu byose. Dukore diyo reba bimeze. Noneho uba ushobora no kwizamukira hano. urabona ko hano ari ku muhanda, nta kandi karyango ushobora kunyuramo unyuze ku muhanda. Reka tuzenguruke. Dore aha ni ku muhanda neza. Dore abaturanyi, inzu niyo nk'uko uri kubireba. Ni ahantu heza cyane, ahantu heza cyane. Ni ahantu heza. Parikingi niyo. Inzu nk'uko uri kuyireba nuko imeze. Parikingi ni nini cyane. Ni parikingi, inzu niyo uri kubibona nuko bimeze. Uko ndi kubikwereka niko bimeze. Inzu nk'uko turi kuyizenguruka niko bimeze. Ubu turi hano mu masoko nk'uko ndi kubikwereka, ko natangiriye hariya hejuru. Dore ka kabari ko hejuru na ya buwate yo hejuru nk'uko uri kubibona. Dore n'ibiriya byo hano. Inzu niyo ngiyo. Reka noneho twinjiremo. Hano ni kuri reception nk'uko uri kubibona. Aha ni kuri reception nawe harimo bishe na tuwarete nk'uko uri kubibona. Reka noneho nkwereke n'andi manegisi yandi hirya, ibikoni byo hanze, n'ibyumba n'utunegisi nk'uko uri kubibona. Noneho ngiye kukwereka uburyo ahantu ari heza. Iki ni igikoni nk'uko uri kukibona. Kidebarashije neza cyane. Ahangaha twinjiye, aha ni muri sauna massage. Ahangaha ni muri tuwarete y'abaje muri sauna. Ahangaha ni pool nyine.
aha ni muri sauna nk'uko uri kuhareba. Aha ni muri sauna. Reka tugende. Ahangaha niho imfunguzo zibikwa z'ibyumba. Aha niho ushobora kuruhukira. Ahangaha niho muri change aho batungira imyenda. Hano ni mu bagabo. Ahangaha hashobora kuba hano naho ni n'aho abagore bo uri kubibona dore ibyumba n'ibi. Aha naho ni muri sauna, muri massage. Noneho tuzenguruke. Iyi nzu nk'uko ubireba ni inzu nziza iteguye neza, ifite ibyumba 10, amatuwarete 10. Ni ahantu hateguye neza cyane ku buryo utasanga hano. Nk'uko nabikubwira ntabwo twayizenguruka hose ngo tuyiheze. Abakunzi ba Magic Star Rwanda, aha hantu turi ni ahantu heza cyane. Ni hano i Nyamirambo munsi ya Eriko. Ukihagera watubwira uko bisanzwe nuko bimeze. Radiyo n'imiduha, rebero n'ibindi. Ene mbereke no ku muhanda uje ukuntu hameze. Yaho ni bariya hari aho batari bahagaze ukaza gutya. Dore uko hameze ni uko hameze ni uko nguko. Uko uri kubibona, uko mbikwereka niko ibintu bimeze. Hakagenda ka karyango nakubwiraga niko kariya. Ntabwo ushobora kwinjiramo bitaye ngombwa ko winjira kuri gate. Ibintu bikagenda neza. Dore uko bimeze ni uko. Ni ku muhanda neza wa kaburimbo. Aha nawe ushatse washyira n'amazu nawe.